Buri mwaka tariki ya 8 Werurwe u Rwanda rwifatanya n'isi yose kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore. Uyu mwaka uyu munsi wizihijwe hazirikanwa ku nsanganyamatsiko igira iti dufatane urunana twubaka umuryango utekanye. Uyu mwaka uyu munsi wizihijwe twishimiye intambwe yatewe nyuma y'imyaka 25 umugore asubijwe ijambo. Kwizihiza uyu munsi ni umwanya mwiza wo kwisuzuma tukishimira uruhare rw'uburinganire n'ubwuzanye hagati y'umugabo n'umugore mu iterambere ry'umuryango, tunashakira hamwe umuti w'ibibazo bikibangamiye iri terambere. Kwizihiza uyu munsi byabereye mu gihugu hose ku rwego rwa buri murenge. Ku rwego rw'igihugu byabereye mu Karere ka Nyamasheke, umurenge wa Kagano, akagari ka Ninzi, umudugudu wa Gikuyu. Muri iki cyegeranyo turagaruka kuri bimwe mu bikorwa by'ingenzi byaranze uyu munsi muri aka karere ka Nyamasheke ndetse n'ubutumwa butandukanye bwahatangiwe. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke yatangiye ikaze abitabiriye ibi birori. Nyakubahwa First Lady, babyeyi batubyaye, imiryango myiza, ndagira ngo mbifurize umunsi mukuru mwiza mpuzamahanga w'umugore kuri uyu munsi. Mumfashe tubyishimire. Nyakubahwa First Lady, mbere na mbere mbanje kubifuriza ikaze mu karere ka Nyamasheke no kubifuriza kugubwa neza kuri uyu munsi, kandi mbashimira yuko mwaje kwifatanya natwe nk'indongozi za Nyamasheke kwizihiza uyu munsi. Bamfashe tubashimire n'amashyi n'impundu nyinshi. Perezidante w'inama y'igihugu y'abagore yashimiye abitabiriye ibi birori. Ashimira leta y'u Rwanda mu guteza imbere umugore, ariko kandi ashimira umutima w'urugo kubyaza umusaruro amahirwe bahawe. Ndabasuhuza mu izina ry'inama y'igihugu y'abagore no mu izina ryanjye bwite, ngira ngo mbashimire ko mwitabiriye ibi birori, ariko ngira ngo mbashimire cyane uruhare rwanyu mudahwema kugaragaza mu guteza imbere umuryango muri rusange n'umugore by'umwihariko. Turashimira kandi leta y'u Rwanda irangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuba adahwema guharanira icyateza imbere umuryango nyarwanda, aho ijambo umugore kugira ngo afatanye na basaza be mu kubaka igihugu giteye imbere kandi gitekanye. Mumfashe twongere tumushimire. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, banyacyubahiro mwese, uyu mwaka turizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore tuzirikana ku nsanganyamatsiko igira iti dufatane urunana twubake umuryango utekanye. Ku munsi nk'uyu ni umwanya mwiza wo gusubiza amaso inyuma tukisuzuma, tukareba aho tuvuye, aho tugeze, ndetse tukajya inama y'ibigomba gukorwa kugira ngo turusheho kwihuta mu iterambere. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, ndagira ngo mfate aka kanya nshimire ba mutima w'urugo bose kubera ubushake n'ubushobozi bamaze kwerekana ndetse n'uruhare rugaragara bagira muri gahunda zigamije iterambere ryabo, iry'umuryango n'iry'igihugu muri rusange. Aha twavuga nk'uruhare ntagereranywa abagore bagize mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, aho bagaragaje uruhare rwabo mu migendekere myiza y'ayo matora ndetse biyamamariza n'iyo myanya baratorwa, ubu bakaba bagize 61% y'abagize inteko ishinga amategeko. Ba mutima w'urugo kandi bakomeje kugira uruhare rufatika mu bukangurambaga ku bibazo bikibangamiye iterambere ry'umuryango nyarwanda, birimo kurwanya gutwita kw'abangavu, igwingira ry'abana ndetse n'ihohoterwa ryo mu miryango. Ba mutima w'urugo kandi biyemeje gufata iya mbere muri gahunda zo kurwanya ubukene, guteza imbere umuryango n'igihugu muri rusange. Aha twavuga nka gahunda ya 100 women, abagore 100, aho ba mutima w'urugo biyemeje guherekeza abagenzi babo bakiri inyuma, haba mu bujyanama ndetse no mu bushobozi, hagamijwe kubafasha kugera ku nzozi zabo. Turasaba ba mutima w'urugo ndetse namwe mwese muri hano bafatanya bikorwa mukomeza kudutera ingabo mu bitugu, kurushaho gushyira imbaraga muri iyi gahunda kugira ngo irusheho kugera kuri benshi, igere ku ntego zayo, harimo no kubaka umuryango utekanye kandi wishoboye.
ndagira ngo nongere nkangurire kandi abagore kurushaho kubyaza umusaruro amahirwe leta yacu yadushyiriyeho, twitabira gukorana n'ibigo by'imari birimo sako, gahunda ya NEP Kora Wigire itanga amahirwe ntagereranywa ku bagore n'urubyiruko, aho bafashwa kubona ubumenyi ngiro bubafasha guhanga imirimo. Iyi gahunda kandi natanga inyunganizi ya leta mu gushyira mu bikorwa iby'abagenerwabikorwa bayo bize. Ndagira ngo nshimangire uruhare rw'abagabo mu byiciro bitandukanye, abakoresha bacu, abo dukoresha, abo dukorana, abagabo bacu, basaza bacu, muri ibi bikorwa na gahunda zose zigamije iterambere ry'umugore ndetse no kubaka umuryango utekanye. Nk'abagore n'abakobwa ntacyo twashobora, ntacyo twakwigezaho tudafashijwe namwe mwese bagabo. Dufatanyirije hamwe rero twese nta cyatunanira. Umwe mu miryango yasobanukiwe uburinganire n'ubwuzuzanye yatanze ubuhamya bw'ibyo byabagejejeho ndetse agira inama abandi bagabo. Mu muryango wacu dushyira hamwe, ntabwo duhishanya ku bijyanye n'umutungo. Ikindi rero cyatumye iyo mibereho myiza tuyigeraho ni ukwicara tukajya inama ku kintu cyose tugiye gukora mu muryango. Mu muryango wacu kuva saa 2 tumaze kwakira amafunguro y'umugoroba kugera saa 2:30 tugira umwanya wo kwicara tukavuga ku bintu bigenda neza, yewe n'ibitagenda neza tukabivugaho, kandi uwakoze neza tukamushimira, bityo uwakoze nabi tukamugira inama kugira ngo ubutaha azakore neza. Kuri uyu munsi rero mukuru w'umugore, by'ukuri nkaba ngira ngo mbwira abagabo bagenzi banjye ko abagore bafite ubushobozi. Dr. Karere Karekezi, inzobere mu kubaga ubwonko, yahaye abana b'abakobwa ubutumwa bwo kwitinyuka, ko gushaka ari ugushobora, by'umwihariko bagatinyuka siyansi. Nize amashuri abanza i Kigali, niga n'amashuri yisumbuye i Kigali. Nabashije gutsindira buruse yo kujya kwiga i Butare, aho nize ubuganga mparangiza imyaka 6. Naje kugira amahirwe rero yo kubasha kwiga hanze, aho nakomeje ngerageza kwimenyereza kurushaho kubaga ubwonko, ndetse nza no kurenzaho kwimenyereza kurushaho kubaga ibijyanye n'ibibyimba byo mu bwonko. Kwiga ibyo bintu byari bigoye cyane cyane, byaba mu Rwanda, byaba muri Afurika, no kugeza kuri iki gihe ku isi hose abaganga bimenyereje kubaga ubwonko baracyari bakeya. Nabitekerezaho rero ngasanga ni ibintu kuri njyewe n'indoto zidashoboka. Hari abantu benshi bagiye bangira inama, ntabwo ari umwuga w'umugore, uzabireke uzashaka ikintu cyoroshye ushobora kwiga hano mu Rwanda. Ariko nkumva narabikunze kandi nshobora guhozaho, nibyo byatumye ngerageza kubigeraho. Rero kuva natangira muri 2002 narangije kwiga muri 2018, ndangije iyo myaka yose. Numva rero ngewe kuri urwo rwego kujya gushaka amafaranga cyangwa kujya gukora hanze, nzi ibyo bibazo, nkumva mfite misiyo yo kugaruka mu Rwanda gufasha. Icyo gihe nagiye, hari abagabo 2 bamaze kuba 4 batangije programme barigisha, hamaze kujyamo umukobwa umwe, ariko abakobwa baracyabitinya. Ariko nkumva nagaruka gutanga iyo message ko ibintu bishoboka. Umwana w'umukobwa ashobora kujya kwiga, kandi ashobora kujya kwiga kubaga, ashobora no kujya kwiga kubaga mu bwonko, kandi birashoboka. Niba narabikoze nabo babikora. Ibi birori kandi byaranzwe no kuremera koperative zikora ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ndetse no guhemba inkubito z'icyeza. Uwavuze mu izina ry'inkubito z'icyeza ari abana b'abakobwa batsinze neza ibizamini, yabashishikarije gukora cyane. Kuri uyu munsi rero ndishimye cyane, ariko ubusanzwe nize HEG, amateka ubukungu n'ubumenyi bw'isi, ariko nkaba narabaye ni wa mbere ku rwego rw'igihugu muri Art and Humanities. Ubwa mbere muri primaire ntabwo nigeze nsinda, nararase uko twabivugaga, ariko muri troncome nabonye 16. Ariko uko abana b'inkubito z'icyeza bagendaga bahembwa, nanjye nabonaga nabikora kandi nabishobora. Narakoze cyane rero, ubwo nza kubigeraho. Muri urwo rwego rero nze kubwira bagenzi banjye b'abakobwa bari hano n'abandi bose bari mu mpande z'igihugu zitandukanye ko bagomba kugira ubuzima bufite intego, kuko nanjye
nabipuraninze mbigeraho, narakoze cyane maze mbona birabaye. Rero mugire intego, nanjye nifuza kuzaba uwa mbere mu gihugu ariko nabigezeho. Rero nimugire ubuzima bufite intego, nicyo nababwira, kandi mwirinde ababashuka. Uhagarariye amashami y'umuryango w'abibumbye mu Rwanda yashimangiye ubufatanye na leta y'u Rwanda mu myaka iri imbere mu guteza imbere umwana w'umukobwa. This celebration comes as the one UN in Rwanda just started its new 5-year program, the United Nations Development Assistance Plan, where gender equality and women empowerment and girls feature prominently, and we are proud supporters of the Rwandan government on its national and global commitments in that regards for the next 4 years. Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango yagarutse ku nsanganyamatsiko y'uyu mwaka, aho yagarutse ku ruhare rw'umuryango mu iterambere ry'igihugu. Mu Rwanda turizihiza uyu munsi mpuzamahanga w'abagore ku nshuro ya 44, tuzirikana insanganyamatsiko igira iti dufatane urunana twubake umuryango utekanye. Iyi nsanganyamatsiko yatoranijwe kuko twasanze iyo umugore n'umugabo ndetse n'abana bashyize hamwe nta kibuza bituma umuryango wabo ususuruka ugatera imbere, bityo n'igihugu kigatera imbere. Iyi nsanganyamatsiko kandi twayitoranije tuyivoma mu budasa bwa leta y'u Rwanda irangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame, udahwema guharanira icyateza umuryango nyarwanda imbere, akaba yarahaye urubuga, ijambo n'uruhare rugaragara umugore kugira ngo afatanye na musaza we maze twubake igihugu giteye imbere kandi gitekanye. Ubu turishimira yuko mu rwego rw'igihugu amategeko, politiki, ingamba, inzego zarubatswe zisigasiga zigashyira no mu bikorwa ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, kandi n'ishyira mu bikorwa byazo byerekanye ko bishoboka, ari nako ingero zifatika z'inkubito z'icyeza zaba abakobwa b'abaganga, zaba mutima w'urugo hirya no hino bakora imirimo itandukanye n'abandi batabashije kuba hano, berekana ko bishoboka ko umukobwa n'umuhungu, umugore n'umugabo ari imbaraga zikenewe kugira ngo twubake igihugu cyacu gitere imbere. Umushyitsi mukuru muri uyu muhango, Madame Jeannette Kagame, yashimiye abarezi ku ruhare rwabo ndetse anasaba ababyeyi guha abana amahirwe angana. Muranyemerera tugaruke ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi ivuga iti umutekano w'umuryango. Ntidukwiriye kumva gusa ko umuryango utuye ahatari intambara cyangwa amakimbirane ari wo muryango utekanye. Umuryango utekanye bufite imibereho myiza muri rusange ni umuryango wateguwe kandi nawe ukaba wariteguye kubana neza, nka ruriya rugero rwa James na Janine. Ni umuryango abawugize basobanukiwe ko u Rwanda ruhera mbere na mbere muri bo. Ni umuryango usobanukiwe kandi ko umwana ari ishema ry'umuryango, bityo rero ugafata icyemezo cyo kubyara abo ushoboye kurera n'igihugu gishoboye kwitaho, bakarindwa kugwingira, bakaba abana batekanye, bagakura neza maze bakarangwa n'ubumenyi kuko twabahaye nk'umuryango. Nk'uko mubizi, natwe nta usarura aho atabibye. Dutoze rero abana bacu indangagaciro zo gukunda igihugu no kurwanya ikibi icyo ari cyo cyose, bityo dukomeze kuba mu gihugu cyiza n'umuryango utekanye. Namwe barezi dufatanya kurera, mfashe uyu mwanya ngira ngo mbashimire kubera ubwitange n'urukundo mukorana umurimo wanyu. Muri twese ntawe utarabanyuze mu maboko. Dushimira cyane rero umurimo mukora n'imbuto mweza zubaka u Rwanda.